ese bo bazemera kujya mu mashamba no mu misozi n'ahandi hose kuba bajya gushwiragira mu mashamba kandi basize iwabo? Ibyo bakunzi ba Mazo TV turabizi ko bidashoboka. Yes, niyo mpamvu nabo bazarwana indundura mpaka babonye ubwigenge bwabo. Yes, bakunzi ba Mazo TV reka tubasuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Mazo TV. Iyi ni Mazo TV duherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mubizi ko n'urugamba rumaze igihe ruhanganishije umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo n'imitwe bafatanya yitwa yasanga rero duherereye ni muri groupement ya Nyiragongo Sheferi Murambi. Nkuko mubibona abakunzi ba Mazo TV twageze ku butaka tuje kureba uko ese abaturage babayeho bate nyuma yuko babohowe ubutaka bwabo bakaba bari kumwe n'umutwe wa M23. Aha tubona yasigerana aha tubona ni imisozi harafite iki hano niho ibirunga bijya bituruka n'ibirunga bijya bituruka ubwo nyine bahita ngo iki karitsiye Kanyarucinyi ruguru naho muri Kanyarucinyi iri haruguru kwa kiriya gisozi si Kanyarucinyi ku Kilimanyoka ku Kilimamucanga okay yes murakoze nshuti bakunzi ba Mazo TV yanika waramutse Mazo TV sawa umeze neza cyane ndabona umeze neza rwose nta kibazo amahoro ni yose ibintu na amahoro ibintu ni sawa gira icyo tangariza abantu bari kukumva bibaza kuri Kongo ngese ngo umutekano ni mukeya wababwira ngo iki uwo mutekano ntabwo ari mukeya umutekano gumeze neza kuko naho n'abatunyanyasaga uko biri umutekano gurimo sibye izo bandi zijya zitwinjirira ku gihe cy'ingwano cyabaye FARDC zari rukanse zikajya zitana amafunda bamwe abo bagiye bayatoragura bakajya kuzisha mu nzu kugezana n'ubu niho batwinjiriraga no kubyerekeranye na 23 nta kibazo barabarinze umutekano ni wose umutekano buri okay yes none se ubusanzwe ukora iki ubwo ujya nkora nubakaga intebe ubaka intebe biri kugenda sira abakiriya bari kuza gake abikiriya no bakiboneka kuko amabanki yagiye gafunga amabanki yagiye afunga okay ariko gake nyine mugenda mubona imikorere kuko twagiye tubigarukaho mu biganiro byacu imikorere twarayibonaga ariko bitewe nuko amabanki gafunze urareba abone umuntu akoraga n'isari kaba yahamara n'amezi 2 nangahe ariko nyine uko biri amafaranga duke two kubaho muratuna dukeya ku buryo kubutabwirirwa ikibuze ubure isabuni yo kumesa imyenda ibindi byo umutekano muri none twakwibaza ngo kuki weho wenda utaje ninze mu bintu twacyaje ngo ujye bugisete bafashe abasore bandi bene wanyu kubohora igihugu cyacu nacyo nyine kibona amahoro abantu bose nk'aya mahoro mufite hano Murambi n'abandi bose bari bavira no mu tundi duce ngo bayabona ngo umutekano bitewe no kujyamo ngenge nyine ntabwo nazana umutekano kereka dushatse abandi bo twiyunga turi nka benshi aho ngaho niho byashoboka ariko na n'ubu harimo abajyamo kuko muri 23 abasirikare benshi yumva rero n'abacu bari gucunga n'abanyu bari gucunga ubwo ni bene wanyu ariko n'abahoze hano bari abanyu n'abahubwo yuko yari amabandi yari abantu badakunda nyine ibintu biciye mu mucyo nabo bari abanyu ahubwo wagira ngo message wabaha nk'abo ngabo bahuza bashobora baza kuzahungabanya umutekano wa hano bari abacu ubona twari kubangara abasoda ba RDC n'aba gisegeti yari bitirwa kara abacu nana wo muntu utabaro wacu n'umwanzo okay none ubwo ngubwo none wabahereza iyihe message nyine nk'umuntu nyine uri mu kuri ubu butaka abo
bumva ko bazagaruka ese wabaye message ugereranyije n'umutekano mufite ubu ngubu? message yo nabaha we message yo nabo niyo mbaha kuko niyo waje ibintu byiribwaga wagura telefone yawe nube wayikoresha n'ukwezi 2 batari bayikwaka rega umusirikare wa FARDC we ajya kubona nkaho uri umushyitsi w'icyo gihugu ariko ngo wahuraga no mu FARDC ngo ukiruka ukagera n'ibandi uhuye naryo wowe warirukanganaga nawe ubwe yabaga yakure bakagira harahuye n'undi muntu utaravukiye aho muri Kongo. Okay.